wakesheje se nari ndi mu kazi. Ari uri mu kazi? Ariko nari ndimo gutunganya ibintu mu gikari. Nanjye nibwo nari ndi kwitegura, nari ngiye ahandi kuri rwa rugendo nakubwiye. Aho wari ugiye se? Ariko kariho ngwino wicare. Yewe. Waramutse sawa? Yewe. None se nibwo ugiye kugenda? Nibwo ngiye kugenda. Hajya sinakubwiye ibya wa mukobwa twaburiye kuri internet. Oya ntabwo wabimbwiye kuretse mbaye ntabyibuka. Tuje no wa mukobwa wambwiraga ngo uyu nguyu kubona ari umusirimu azashobora gukora iki. Wa mukobwa wambwiraga uburyo kinini adashobotse ariko ngenda bizi kabona nubwo atabazi gukora. None se njyewe ko namurebye nkabona adashoboye akazi, nkabona adashoboye imirimo y'urugo buriya azayibasha kuyibasha hazayibasha. None se niwe ugiye kureba ko tutari twavuganye ko ari uzajya kureba ko ari umupanga urundi rugendo niwe ugiye kureba? Nahisemo byose kubikorera ye. Ese uriya mukobwa ko mbona ntamukunda ko ntamwemeye, ubwo bizagenda bite? Uko bizagenda nyine tuzabireba ariko ndabizi ko bizahura. Se subizi urabizi neza ko nawe urukundo hawe ushatse rwose gushakira. Muri make twebwe ntacyo twakora usibye kureka ngo umutima utugenge. Nyine ubwo muri make uriya mukobwa waramukunze? Naramukunze. Iranyoza akarenge y'umukobwa urimo gukunda, urimo gushaka, urabona izakumara iki? Urabona hari ikintu izakugezaho na kimwe? Ibizaba uzabyirengere, njyewe ntabwo ndimo kubyemera, nta nubwo turimo no kubyumvikanaho. Urabizi neza nawe mama, usibye kugira kamere ukagira kamere ntazi ukuntu bimeze. Urukundo si uruzi, ntabwo wakunze. Nimba njyewe umukobwa naramukunze nubwo twahoreye kuri internet, ariko byiyumvishe byimagine kuko naramukunze. Ariko bamwe bahurira nabo kuri internet ntago ari bamwe bajya bavuga ko ari indani, ntago ari bamwe tujya dusanga ku mihanda wamara kumugeza mu rugo ugasanga ibintu by'urugo ntabizi, ataratojwe imirimo yo mu rugo atarayitwoje, ibyo ari ukwirwa mugenda ngo kuri internet ibyo ngibyo nge ntazi, ngo mugenda muhuriraho nabyo ibyo ngibyo. Ariko urabizi sibyo, ntabwo ari ibintu mutunguye, nta nubwo ari ibintu wenda umuntu atavuga ngo abifate gucya. Ese abantu bose bambaye amapataro, bambaye utumini abari indani? Ese wabakobwa twebwe mu muco wacu umukobwa yambaraga ijipo akikwiza akambara neza agakaraba akisiga, none mwebwe ngo ni amapantaro, ngo ni utumini, ngo ni utuntu ngo dufasha amatako, ngo dufasha amaguru. Mwebwe ngo buri ubundi wa mukobwa wamukunze ushingiye ku ki mu by'ukuri ubimbwiye? Ariko wigeze ureba ikimero cye ngo urebe ukuntu ameze? Kukibona nakibonye kuko nabonye yambaye ubusa. Buriya bwambare bw'ubusa se nibwo wamushimiye, nibwo umushakaho? Ariko nibyo bigezweho, kwambara ubusa. Nibyo bigezweho. Noneho nashyika no mu muryango azaguma yambara ubusa. Kujya bitewe n'ahari, akenshi biriya hari igihe yabikoze kubera ko wenda yari yasohotse. Ariko bashiki bawe ubona bambaye, iyo bashiki bari mu Rwanda ukabona wambaye, ubona bambaye nabi, ubona ari babi, ubona nta basore bababenguka, atari uko bagiye kuri internet. Ibyo byanyu urimo kumbwira niba ari na marinete, niba ari n'ibiki, nge ko ntazi n'ibyo ari byo. Ariko abarira nibaza neza kandi mbaza ntabwo bivuze ko ahantu hose muri sosiyete ari abadeperi ku buryo bazanye. None se uri uzamuzana ng'igiki nyine niba uzi ko twebwe turi abadeperi kandi uzi ko tugira imihango iziririza kwambara ubusa, kwambara amapantaro, kwiyambika ubusa, ibibero byose bikagenda biri hanze bigaragara, kwambara ibintu bikagenda birereta ku matwi ngo niba ari ibiki, niba ngo ari amaherena, ngo niba ari ibireko, niba ari ibiki. Hanyuma ibyo ngibyo uko bizi twebwe uwo azaza ari nk'igiki ahangaha, uzajya kwimutoza gihe cyazajya kubyemera gihe ki? Nzamuforoma mama, nzamuforoma nagera ahangaha nabizi ntabwo azagusebya, sibyo? Aha noneho uko nguko niba ariko wabiteguye
ukaba ari nako wumva ubishaka wabikunze. Ntabwo nakwivanga mu bibazo byawe, mu rukundo rwawe n'uriya mukobwa. Ubwo ndabiguhariye, ndakuretse ngo haye uburenganzira bwawe, uzabigenza uko wumva ubishaka. Mama basi reka nze musabe imbabazi, yakwinjiza uzamwaki Nyine ngewe ntabwo ngenda kwinginze uzamfasha uzakira urango. Ariko ngewe ndimo kukubwira ngo ntabwo nge n'ubundi ngiye kwivanga mu by'urukundo rwanyu. Ubwo niba waramukundiye kuriya kwari, ubwo uzamuzane tuzamwakira gutyo, kubera ko ngewe uko mbikubwira ntabwo uri kubyemera, ntabwo turi guhuzanya uko turimo kubiganiraho. Basi reka nze mwereke, ubwo unyemereye ngere inshinga uwo murimo kuba namwigisha kwambara kwikwiza, kwenda no kuba yatangira sosiyete, mbese ibijyanye na sosiyete nyarwanda, ku buryo nyine dushobora guhuza nta kibazo bituje, mbese muri make ngewe guhera inshinge ndabizi bizakunda. Nta kibazo niba uzi ko bizakunda. Kwivanga mu bibazo by'urukundo rwawe nawe ntabwo mbyivanzemo. Uko azaza ubwo tuzamwakira, uko nzagerageza mu bushobozi bwanjye nk'ababyeyi, nk'uko ubona bashiki bawe nabaforomye, namwe nkabaforoma mugakurira mu muco w'abakirisitu. Uya nawe naza aje ari umwana, ubwo tuzamwakira nta kibazo. Gusa ikintu ugiye kumenya ni ugutangira gake, kubera ko nimba ari umuyisilamukazi cyangwa se afite irindi dini, urumva ntabwo waza ngo uhite umuhata ngo jya muri ADEPR. Ubwo nyine ni wewe ugiye kubitangira, kuko ngewe nta kundi kuntu nzabitangira. Niba njye naragushishikarije kutabona imico ye n'imyifatire nge ntarayikunze, ntarigeze nkunda imico ye uzayikunze, nge nta kibazo. Yego basi reka ngenda nitegure, noneho ubwo wambwiye uko nguko ukaba wenda hari ukuntu uzabyakira, ngiye kugenda nitegure bikore neza, nanjye icyo mubwiye cyo ntabwo nzagusebya. Nta kibazo urakoze, ugende urugendo rwiza. Kangerageze nanjye uko nashobora, nawe urugendo rwiza, ugende amahoro. Koko iby'uyu mwana, iby'aba bana bo muri iyi minsi, koko abana umuntu agira inama ntibabyumve. Uriya mukobwa niba ari umusilamu, niba ari umunyakatolika, niba ari iki, niba ari umuporoso, ubu koko n'aya madini y'inzaduka, twe ko turi ADEPR, uriya mukobwa tuzabimutoza. Ariko undi ndumiwe koko, ndumiwe pe, ndumiwe pe. Ubu se koko ibi bintu bizagenda bite koko? Reka nere kwivanga mu bibazo by'abana, uko bizagenda Imana buriya niyo ibizi. Gusa nzagerageza uko azaza kose, nzagerageza kumwakira. Ntacyo, reka ngende njya kureba Katarina, njya kureba ukuntu twakuzuza ariya mafishi yo ku itorero, nabyo birakenewe. Ndumva nta kandi kanya nzabona, ndebe ukuntu twabikurikirana. Mori ngende ndebe ukuntu najya gukurikirana ariya mafishi y'abandi. aho kugira ngo ndekuricuke iriya marine y'umugore uyu munsi ntabwo irurara, ntabwo naherukaga gufura
ikarito wanyoye umutima ubu ni inzoga gusa nywa cyangwa hari Natetse. harimo ngewe nkagira ngo ni inzoga natete sha wenda sinzi ikintu aka kangaka gahora kivugisha ubundi nagushatse ndeba ko kwa mugabo uvuye he izi saha koko nguvuye he uvuye he nakumena oya ariko abandi bagore baba bisize nawe ngo oya ariko iki se kwisiga se niyo mpamvu rero nuko mana hafu utangwira umva ihangane wicare icara nawe iza yose icara aho ngaho rekura icaye Ubwo- inzoga gusa ariko ubundi rero. naruha nagogo ese ubu nzabigenze ako ubundi madamu utekereza iki kunyicaza mbona turi mu kwa karindwi ariko mbona inzoga ubu ngubu wigize umunywanzoga ngo ni kubona ndi umukristo umunywanzoga umunywanzoga ye nakubwiye ngo mu rugo rwanjye hoshya winyegamira icara ntabwo ari byo bakubwiye ngo unywe inzoga zose z'akabari kose usanga wazimaze umva mubwire urumva ndikumva ntabwo ari njyewe urugo rwawe ariko wamana wazanyijije uwo murugo umuntu kunywa inzoga zose mwirirwa mu rero wa mugore uzaye kwanyu njyewe niba ari ukubera izo nzoga zawe yewe mugore icupa niyo cumi ma nigendera nigira iwacu nigira iwacu pe njyewe icupa niyo cumi yanjye uzaye kwanyu urumva noneho umva noneho imigati ivuyemo ndagiye uzagumane bijyanyewe ntabwo urabyemera ngiye kanyundo umwana ishobora byose inzoga rero umwanzuro ngiye kuryama ibindi uzabimbwira imyanzuro yafashe umuruhu uragwira cyo genda ujye kuryama fata genda gufata se aho wiriwe umaniriwe mwana nawe ntabwo niriwe mwana nawe ahubwo njye ndagiye mbigeze madamu urabizi ndagukunda madamu ubuzima buranze mani isheri wanjye agiye kuza bamukiye mba agiye kuza kunsura Kugusura? nta Umuntu ungana nawe se? yego ko mani Ese nawe wakundana? ntakundana se Umwana nawe? ahubwo ntabwo muzi aho isi igeze umva ahubwo agiye kuza None se ageze he? utegure neza ku buryo uri bubure iseriye None se ubu ntabwo biseriye? oya hari igihe usa n'ibintu by'ubujabirizi uba uri seriye bya nyabyo Se ntabwo utavuga menshi kuko ni umusirimu uzwi nari n'umukire umva ahubwo weho numubona uri utegereje kumureba cyo kwisi. Umva, Umuntu ugiye ugiye- gukundana nawe uri umwana. uzi ukuntu ari umukire Mbese mwahuriye? modoka twiki esi Mwahuriye he? umva twahuriye kuri whatsapp mani Ubuki? niho twahuriye Kuri WhatsApp umuntu akagukunda? iyi akankunda gusa nyine ntabwo tuziranye kuri face nyine ni gutyo nyine Gutyo umuntu mukaba mwaravuganye cyangwa umurira kuri WhatsApp ukamukunda? Gute umuntu akundana n'umuntu atamuzi? Ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka ahubwo. bibaho Oya ntabwo ego ko byashoboka. mana umva mani bibaho erega abantu basigaye bahurira ku mbuga bagahuza gusa nyine ntabwo muba muziranye ariko mugeraho ngo mukazamenyana rwose ibyo bibaho ku bantu nk'abo
bimeze bite? bimeze neza. Burya ni wowe? Iyi ni njyewe. Najya nkubona usibye ko n'utsiriya bihita biza mbitamo byiyumva mu kare. Ahubwo nanjye uraje mbona ni wowe. Sibye ko nyine nayo mbanjye kujikinganyamo ariko nise mbona asa nkawe. Ni umuvandimwe? Uyu nguyu ni mukuru wanjye. Ni mwiza. Wani se ni se murahoberana se murangeze? Wagira ngo ariko mufite n'ahandi muziranye. Sinzi ko Naringize ngo hari ikindi kirimo. Naringize ngo hari ikindi kirimo. none se Ntaribi umuntu yazana n'agatebe bamuha guteka. nakuri rero birumvikana ahantu ubusobanuro bw'irya kuvayeho ari kare kare ariko Muratebutse. ukabona atebutse ariko Waba mubona n'ukuri bahagere bwije none ndabona atebutse pe. yego Rero niho mu rugo. Nyine hari ahantu ngiye hari inyuma nyine buganira na sister wanjye mpaka. sewe murumuna wanjye mujya kumenya nta mwamenyane gute byageze gute gusa ahantu nabona hari izuba n'icyokere cyinshi mwegure intebe hanyuma tuze kuganira. nta kibazo ahubwo se biri kugeza ko nyitaza kwitaza ariko of course hano muri uru rugo ndi umushyitsi. ariko rero mbona nabikunze shanje sinzi ukuntu nakubonye kare ntabwo ubizi neza ko sister wawe ari we naje kureba hano. ariko waje kuburagiza ko utankunda gusa ariko nawe uri umuntu mukuru nyine nawe uri kubibona burya ijisho rigukunda ntabwo riho hano ubona ko nta n'icyo ntwaye uriya ni mutoya ngenda umukuru gusa nibyo yego nyine wankunda ubishatse ntagaragara ntabwo ari uko umukobwa uri mwiza uranarebye ariko se urumva aka kanya nigiye mu rukundo na sister wawe aka kanya nahita ni gute nahita mfata naragishimiye bitandukanye kandi bizi neza inshuti yego nyine wakumenya nawe mu gihe bitaraba ngombwa ariko ikibazo ntabwo bishoboka. Impamvu bidashoboka ntabwo bishoboka urabizi neza nawe ko none wowe ni gute wambona aka kanya nkigera hano aka gace kanyu singatuyemo nkageze kubera ko nari ngiye kundeba nawe twaracataga bisanzwe kuri WhatsApp. Ni gute njyewe nakwimagina ko nkunze aka kanya biba bishoboka kandi mbikubwira urabimbwiye ariko ntabwo ntacyo tuzabitekerezaho ariko numva bidashoboka. wamenya nomero yawe yabyinamira reka tube tubyita Muri mu bigize. Muri mu bigize. nyine yaragize agasimba hano kamugiye mu maso Agasimba se kamukora nk'umuhobera. Sindi kubizera namwe. nta kibazo
ikibazo oya si ubwa mbere ngeze muri uru rugo nakora amakosa ndi kubona hasa nkaho harimo akantu njyewe ngende ngiye kubategurira icyo murya nsange mufite ibyo mwibereyemo ni ibiki se ubundi mwarimu sobanurira utambeshye nyine uyu nguyu yaragize akabazo niyo mpamvu nyine ariko nyine nta n'ibirenze birimo kwanza ngo nabirenze sheri wangeze kunsura noneho nurangiza umutware se ubu sisita waba unkoreye ibiki koko mva nyine nanjye byanunguye pe gusa ariko nyine namukunze ariko ntabwo namukunze urukundo rwo kuba namugira sheri ariko nyine nawe byakubaho urumva nimba yikiza none se we we yagusuye nanjye yansuye none se hano ni si iwacu ariko ubundi nakosheje kuba nakubwiye ko sheri wanjye ari buze kunsura n'ubundi nirengagije imico yawe niyo menya nkanakubwira ukajya gusura ahandi hantu nyine ngo wari gushaka unyohereza ndi umwana se ku buryo wambwira ati jya kuzana umunyu cyangwa ujye kuzana utundi tuntu hariya mu isoko cyangwa kuri butike ahantu wari kunyohereza he sinari kubura uko mbigenza umva sinari kubura uko mbigenza bitewe n'uko sheri wanjye yari kuza konsura no gushaka ukuntu kundi kose mbigenza ukava hano ukagenda ukajya gusura numva imyumvire yanjye utaganira nawe nyicaye ahangaha akashaka aho mba ngiye naba mugiye mu gikari naba ngiye hehe ariko reka nshaka aho mba ngiye sibyo cyangwa reka nanjye mubimagara sheri wanjye nyine mubwire yuko aze kunsura cyangwa njye tugire hano duhurire ubundi se si umufite wamuhamagaye sawa nyine Sky Eyes TV 20, it's yours.